magambo icyo wasabaga niki icyo nasabaga mu buryo bwa nkunganire no mu buryo bw'imbuto z'ibirayi zikunda kwera muri uwo murenge muri ako kagari nuko zagabanyirizwa ku biciro kuko ikiro cy'ibirayi cy'imbuto kihagera gifite amafaranga 500. ukeneye imbuto z'ibirayi ku buryo zaboneka kandi zikaboneka ku giciro gitubutse nako kigabanutse kitaruhanyije ikiro n'ibyo usaba ikiro cy'ifumbire nacyo mukaba mwagerageza ifumbire imbuto ikindi n'ibyo ngibyo. Bityo rero nyakubahwa perezida wa repubulika kubera inama nziza muhora mudushishikariza kandi tukumva igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga gifashwe neza dusigaye dufite ijambo riduhesha agaciro natwe nk'abanyarwanda aho tugeze hose. Nyakubahwa perezida wa repubulika mu gihe cyose Imana izabaha ubugingo bwose muri iyi si tubijeje ko tuzababa inyuma. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Murakoze cyane naho ibindi ngira ngo minisitiri ubishinzwe nawe yaraza kubikurikirana ikibazo cy'imbuto cyagumye kigaruka n'ibindi. Murakoze. Uretse hari umuturage hari ngo nawe afite ikibazo banza mwamwimye ijambo. Ninde vugiye hariya hagati. Oya hari umwe ninde ngwino ngigira imbere. Umufate abantu nka batatu mubazane hanyuma bavuga ibibazo bya muhereye kuri uwo nguwo wari uvuze ko abandi turaza gufata haraza kuza abayobozi bumva ibibazo byanyu hanyuma turashyiraho uburyo bizakurikirana. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nigena Dieudonné nkamanuka mu mudugudu wa Kigali akagari ka Wingugu umurenge wa Kitabi. Kibazo mfite yewe nagize amanota make ya muri Trokome za kwa kubufasha hano barabunyima bwo kwiga ikigo bari banyoherejeho. Yagize kibazo ki? Ikibazo mfite nge nuko bamaye ikigo nigaho nkaza kwa kubufasha bikanga. Wagiye kwa kubufasha he? Hano haruguru ku karere. Ubundi wari watsinze baguha ujya kwiga? Hanyuma ntabwo mbyumva neza. Minisitiri w'uburezi bivuze iki ntabwo mbyumva. Yaratsinze ajya gufata waba ukizi. Hanyuma nabaye ngiye kwiga ku kigo cya JS Wingomo ariko nigarikeke. Ngwino nkwereke ngwino nawe bikaze wumva ikibazo cyari cyo urebe niba ki. Ihute. Tambuka. Undi Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Yewe nahuye n'ikibazo cy'urubanza ubwo naburanaga 2006 kugeza ubu ngubu ntacyo ndafatisha. Ariko ni iki waburanaga? Ndi umuntu wari watwaye ubutaka bwanjye bwo mu muryango ubundi bagutwariye ubutaka ujya mu bayobozi ujya no mu rubanza hose ni Nyanza narahageze. Nihe? Ariko ni Nyanza narahageze rwose nyakubahwa perezida. Uruwahehe utuye he? Ndi Nyamagabe hano mu kagari ka Remera. Turashaka ko abayobozi ba Nyamagabe bakigukurikiranira. Ubwo yansenyeye inzu ariko noneho ibyo nabyo bazabikurikirana. Urukiko ntirwigeze rubiha agaciro ahubwo none se urukiko ragira ngo ndugire ntegewe. Urukiko muri ibyo ari ubutaka ari n'amazu yashenye. Reka twumvikane. Nta gaciro twakumvikana.
ndagira ngo meya w'akarere adufashe kuzabikurikirana. Murakoze nyakubahwa perezida, Jya hariya twabashimiye cyane. genda ujya hariya bamushyire iruhande ibyo ari byo. Undi gira vuba. Murakoze cyane nyakubahwa perezida, nitwa Amina Sez Julius. Mfite ikibazo cyo kurinyuwinga pasiporo yanjye. Nafashe pasiporo ya mbere muri 2008, nigiye mu Bugande birumvikana. Ubundi uturuka he? Gicumbi Nyaruka. Uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda, necitswe kukuruza cyane n'abanyarwanda, na papa wanjye ni umunyarwanda. No ubu dufite n'abantu batandatu bahari, none barambwiye ngo nzane umwe babiri kugira ngo bakore witness kugira ngo kuba utazi ikinyarwanda neza nuko wabaye hanze igihe kinini gusa. Yego. Ikibazo cyawe ni iki? Baranze kurinyuwinga pasiporo inshuro ya gatatu. Narafashe iya mbere irashira, iya bagomba kuba hari impamvu baguhaye. Nta mpamvu bampaye kuko narababajije nimba hari icyaha nakoze cyangwa hagomba kuba hari impamvu. Ndomwe mu banyarwanda barakoze ubudehe ubu ngubu, narakoze analyse, ndi umu expert. Ariko icyo kibazo gikemurwa n'abashinzwe byose, ndabifite n'aha ngaha ibipapuro bigaragaza ko umunyarwanda. Ndashaka kumenya abo bakwimye passport niba bafite impamvu. Ntabwo we wayimbwira, ngira ngo nibo babimbwira. Ushobora kuba utabivuga uko bimeze. Wagiyeyo bakubwira ko batazaguha passport? Barambwiye ngo bari mu gukurikirana ikibazo, ubu ngubu amezi garashize, nari mu kudefend. Ikibazo bavugaga bakurikirana niki? Hari ukizi? Tubwire, hari abantu bazi ikibazo cyawe hano, kaba twumve, baza gusanga binyuranye n'ibyo tubwira. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ngira ngo yari yanabandikiye, ariko ikibazo cye twaragikurikiranye ndetse no mu buyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka twasanze atari umunyarwanda. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mu maperereza yose bakoze n'amasesengura bakoze, basanze atari byo. Arashaka kwiha ubunyarwanda gusa. Ariko twamubwiye ko twakira abantu n'ubundi mu Rwanda, tumusaba yuko abantu bashobora kuba abanyarwanda bari ab'ibindi bihugu ariko bigira inzira binyuramo. Niyo nama twamugiriye kugira ngo bari. Niba ashaka kuba umunyarwanda rero nakurikirana uburyo bwabyo, cyangwa se niba ashaka ashobora no kuvuga ati yewe ndi umunyarwanda mwingira umunyamahanga. Nabwo kugira ngo umenyekane nk'umunyarwanda nabyo bifite inzira binyuramo. Byombi rero uzabikore. Hari ikibazo cy'uko waba utari umunyarwanda ushaka ubunyarwanda, hari inzira binyuramo. Hari ikibazo cy'uko waba uri umunyarwanda, abantu babuza kuba umunyarwanda. We ubanza wumva ibyo umuntu akubwira. Ndavuga nawe ukansubiramo, se turumvikana dute? Hari ubwo abantu bashobora kuba bakwima ubunyarwanda kandi uri we, kugira ngo izo mpaka zikemuke bifite inzira binyuramo. Hari ibyangombwa uzerekana ukagaragara ko uri umunyarwanda, icyo gihe abakwima kuba umunyarwanda cyangwa abakwima pasiporo, ikibazo kigakemuka. Hari ubwo ushobora kuzaba utari umunyarwanda ariko bashakaga kuba umunyarwanda ukanyura mu nzira itariyo. Ubwo nabyo bizamenyekana. Niba uri umunyarwanda uri umunyamahanga washaka kuba umunyarwanda, bazakwereka inzira inyurwamo. N'ibyo bibiri gusa, sinibwira ko hari ikindi kibazo. Twumvikanye? Ndishimye perezida, ariko nyewe ndi umunyarwanda. Ibyo birashoboka, ntabwo nabihakanye. Ariko kubera n'ibikuzanya aho ngaho imbere kuza gusobanura, ni ukuvuga ngo havutse impaka. Ntabwo rero aryo wazikemura ubu ngubu ari uko numvise ibyo uvuga gusa. Umuntu yumva n'ibyo abandi bavuga, sibyo? Njye ntabwo nakumva ibyo uvuga ngo mpitemo ngo nce urubanza mvuge ngo uri umunyarwanda.
bifite inzira binyuramo niyo nshaka kunyuramo ko wanyuramo wowe twumvikanye. murakoze perezida. Aha, so minisitiri umaze kubisobanura mukwiye kumuyobora uko akwiye kubikurikirana izo mpaka zigakemuka. Niba ari umunyarwanda koko hari ibyo agomba kuba yujuje, icyo gihe abantu bakabikemura bakagaragara ko ari umunyarwanda. murakoze nyakubahwa perezida, njyewe maranye igihe ikibazo. Papa yatwirukanye afite imyaka 9, amaze kutwirukana nyine turagenda turangara, aho dukuriye twibariza ikibazo, ariko na mama yari yarakitubarije aratsinda. Atsinze rero ntibemezaho ko ari byo yatumarira. Watsinze ninde? Ni mama. Mama yaburanye na papa nyine aratsinda. Uwo byari nka ryari mu mwaka ki? Wari ufite imyaka 9 ryari? Muri iyo myaka nyine twarahavuye atwirukanye. Ryari ariko? Nko muri 2003 gutyo niwe atangiye kuburana, twagiye muri 2000. Yabirukanaga avuga ko mutari abana be cyangwa? Yatwirukanaga avuga ko tutari abana be, atuburana no mu rukiko, turangije turamufata. Twageze ni Kigali muri Adeni ba. Urukiko rwa Ngoma. Rwo mwaratsinze? Mama yarabitsindiye ariko ntibemejeho ko ari ikintu yatumariraho. Twaje mu buyobozi bwo hanze. Uretse gato, urukiko rwakemuye ikibazo ariko ntirwavuga iki? Atumarira. Icyo yatumarira. Icyo so yabamarira. None urashaka mu bigende bite? Ngewe kubera iyo myaka tumaze akaba atemera no kudutunga, ndumva yatugenera ibidutunga mu gihe atari kubyemera, tukayatubona naho dukura amakayi n'imyenda. Ariko urukiko kuki rutabikemuye ibyo ngibyo? Nyine bagiye batwishamo ukuntu ntibabidukorera, nyine nicyo kibazo natwe dufite. Uturuka hehe? Mu karere ka Huye, Umurenge wa Maraba. Huye icyo kibazo uzagishyire meya agufashe kugikurikirana twumve neza, nubwo ashobora no gukorana n'inkiko zikatugira inama uko cyakemuka. Murakoze. Sibyo? Okay. Hari abandi? Mugire vuba, mwihute, munyuzeho vuba, tureke abantu bareke ku abandi. Buretse gato. Abandi twavuze ko abayobozi baza kubikurikirana, ntabwo byose byarangirira hano. Komeza. Murakoze, mbanje kubasuhuza. Nitwa Mukeshimana Charlotte wo mu murenge wa Gasaka, akagari ka Nyamugari. Ikibazo afite ni cy'akarengane nagiriwe 2014 ubwo imodoka yanyuciraga umwana, ubwo umwavoka akurikiranye dosiye ntabwo yabashije kumpa indishyi n'impozamarira. Ubwo nabarizaga hose banyitaga umusazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubyeyi, ndagira ngo mundenganure. Nta kundi nakurenganura nabwo ntanyuze muri abo bayobozi kugira ngo babikurikirane, kuko ntabwo barahari. Ni bande? Nukuvuga ngo ikibazo cyanjye cyageze mu nzego zose. Ni bande vuga bahari? Umwavoka wagikurikiranye bamwita Rwabirinda. Arangije agenda. Abahehe akorera he? Akorera hano Nyamagabe, umurenge wa Gasaka. Ibyo nabyo ndashaka ko meya wa Nyamagabe yagiye imbere hariya. Idosiye yagiye ayitanga genda wegera meya wa Nyamagabe nawe arakizi, azagufasha kugikurikirana rero. Undi? Nitwa Ntawushira Gahinda Serafina, ntuye mu murenge wa Buruhukiro, muri aka karere ka Nyamagabe, umudugudu n'Igikungu, akagari n'Ikizimyamuriro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo mwazaga hano gusura akarere ka Nyamagabe, umunsi muza gusura Gasozi Ndatwa mu murenge wa Winkingi, hari muri 2009 mu kwezi kwa 9 hari 24. Nari nabagejejeho ikibazo cy'akarengane namwe isambu yanjye nene yambuwe n'abayobozi, mwari mwasize muyimpesheje, ariko nyuma kuva icyo gihe nakomeje gusiragira. Ubu ngubu muri iyi minsi babyuhereje ngo mu nkiko, ubu nirwa niruka mu nkiko. Avuza ko bahehe? Ubahehe? Icyo gihe uba mu kahe karere? Ko ntumbize. Akarere? Akarere ni Nyamagabe.
umurenge ni buruhukiro. hanyuma ubwo rero icyo gihe nari nababajije ikibazo cyanjye mwari mwasize mugikemuye, ubwo nkomeza gukurikirana ngo mpabwe ibyanjye nk'uko bikwiriye, hanyuma baza kubakamo ibikorwa rusange, nyuma sabye ingurane ahubwo banyohereza mu nkiko. Ubu rero ndasiragira nararushye. mumushyire meya wa Nyamagabe nawe agikurikirana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo murakoze kundenganura. Nari mfite ikindi kibazo dusangiye n'abaturage kitari icyanjye nyine. Muri ako kagari mbese haciye umuhanda nk'uko uriya muturage duturanye yaramaze kubivuga, bamwe byatubereye muri twese, mbese muri make byatubereye byiza, ariko hari nabo byasigiye ibibazo. Nkanjye ku ruhande rwanjye rwose inzu yanjye yarakundutse, uwo muhanda wasize uyikunduye, hari n'abandi ngo inzu zabo zagiye zikunduka. Ubwo byose wabibwiye meya wa Nyamagabe? Murakoze. Mubwira ari hariya, ndashaka ko abikurikirana nawe. Okay, murakoze rero, ubwo naho ubutaha. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'uyu mwanya mwemeye kuduha wo kungurana ibitekerezo. Twagira ngo twongere tubashimire, dusaba ko badushyiriraho indirimbo, kandi tunabifuriza amahoro n'umugisha. Mugire urugendo ruhire. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.